babyaranye nuri kwita ngo ninzerezi ngo mayibobo Nyambwe ko afite abandi bagabo se bigo basambana baziye ese madamu ko muri kumujijisha agenda ku mugore avuga ngo mugenda ku mugabo umugabo nawe akavuga ngo genda ku mugore mumva imugaze hora kumenda kugeza cyane nawe shyira mu nyurabwenge yawe kandi kare nabivuze ntabwo bye ntiyi n'imitwe banyine nje murabona nzajya nirwa mu itiku ngiye wajya ukamusoraza inde cyenda musoraje yarigeze nubaka inzu Kigali none se reka kuki utamusoye uko byageze rubizi ngo je ko byageze je yababa yaracitse Yesu we arazice nyene pray we aiwe pray iyi nzura yishura iyi nzura iyi ngiye pray oya ngwino mwana ubanza ukemera bino bibazo w'umugore wawe cyo kumanitaye ku buzima bw'umwana mwana oya reka reka nizere ko mumeze neza aho mugiye muhereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye tubahaye ikaze nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canke unyiteho mbambo kuwahombye yahombye nyina nyabuneka aya masaha navuga ngo nibereye ahantu aho ibirori biba byabereye murabizi ko umwanya rero wose no kubahereza ibirori navuga ndeka mbanze ndabaha ikaze ndanabasuhuza reka nizere ko mumeze neza reka nizere Jean Paul wakoze comment reka nizere Berize wakoze comment reka nizere ko nabandi mutarakora comment mutakora subscribe mujye gukora subscribe kugira ngo tubashe kuze tubahereza show mutubwira aho byapfuye naho byagenze neza kugira ngo tuze tugemenya icyo tugomba guhindura mwino mihanda ntabwo biba byoroshye bazo bari byinshi nta bundi buzima tugomba kubereka ni Breze nonaha numvise ngo abayobozi ngo bamuteye ngo n'abakingu bamuteye ngo n'abarandirodi bose azira kutishira amafaranga y'inzu nanje ngomba kuba ahantu mundi ntangira introduction mumenye neza ahantu ntangiye introduction ni igikuko cyo cyabereye mba nagiye hijya kugira ngo ndabamenyeshe ngo jiwe muno mwanya ngiye kubaha show cameraman banyereke ngabariya ngabaye baracyashwana uranyumvira nawe ndabire byo barimo nawe undabire nawe undabire cameraman aya makuru ntagucike nimba bamukanze simbizi ubundi je aho ntangira introduction umva asha bino sinafa kuvyivangamo bino bintu ntamenye ngo gahunda Yesu we Dekozwa amafaranga bese kuruta inzu zawe iyo nzi yawe bayirukanyemo wakicucu barakurya ntaje narahukanye ibintu byo kumbira ngo inzu wewe ngenda musohoremo utize gusoramo musohoremo n'abari abana bawe abana baje se kare aravuga premezete mwana azgafite ndi mugabo man preze we ese madam meze bitese jewe uyu mugabo urumva uyu mugabo yangiriye mu nzu ni nawe twagiranye amasezerano se anyanditseho nagiye kubwira ngo mubwiranje kuzwe urumva ndakuzwa none se dukwiriye amafaranga nabaye kunagaho Wame madam amarese amafaranga utatse banyirukanye banyirukana ni warwaye iki kigore cyo kiraza kibuze madam ese ka gucitse byo kumbira ngo ngizi yawe ntaje nawe byimo hana yanje hose ibintu jewe ese bre byagenze gute ubundi byagenze gute oya byagenze gute buri ese bre byagenze gute wenda ahari abagabo ntabwo iba oya reka mukagwana ni oya reka ndagusabye gute ma usigaye gureza abagore gute ma byose no bitera bre niki gikamera je ntabwo nkigwana je n'abantu cyane iki gikamera cyawe kura ura rukamera inde bre wagiye ureka kamera yanjye ntuyirenganye none se kamera yanjye ntuyirenganye weze wemera ngo uri mu makosa uvuge ngo ngiye gukemura ibibazo birimo reba ukuntu bunyifatishijwe bre jewe ndahamagara Yesu we arisho ntabwo twagiranye amasezerano
Anyanditseho. Ese bre umugore wawe ubushize agenda kumukura mu nzu. Bamukuye mu nzu bavuga ngo ni wowe ugomba kwishari amafaranga. None se jewe nyibamo? Jewe nyibamo. Kute mu mugufise mu muryango. Basohoye inzererezi kazi. Ndikuzwa hubu. Akabigashyira nk'akeza. Bre. None se tujyana ngiye se. Tujyana. Ese mada wowe uciye bandushe bre. Oya muje tujyana ngiye. Dututse. Bre, madara kan nkubanze nkubatse. None se wowe kugira ngo breze umutwaye hehe muno mwanya? Ndashaka kumujyana mu buyobozi. Tugende kwa mudugudu. None se umugore yarakunaniye ubona ugeze ku mugabo. None se urumva byagenda gute? Uyu muntu sitika. Niba abantu narabahaye. Bakaba bameze atanu ntawe. Ndakuzwa tuganire. Ndakuzwa. Ubwo ari kuganana. Niyo kuri umupira wanjye ugize. Kuri 30 mwishyura. Ubwo bitanu bivuyeho. Urawuye reka sonere pass. Akigoryo. Raza muri atwaga mwarubatse se. Niba Kigali yose ubu ninde utatenga amazi ninde utakubaka uraza neza nase niba wakubaka cyo utabikoze dore kwasa gusa ahubwo dizika oya je ntidupfa ubusa ngo najya mu buyobozi najya mu buyobozi najya mu buyobozi uvuga ko kumujya mu buyobozi kubera ese umugore wanjye ari kumbwira ngo umugore yansohoye mu nzu utandeye ndakubaza ntabwo yansohoye bireba nyene ngo je amakuru yanyu ndayazi ako yasobanurire nyiri inzu mubayemo ntabwo nabisobanurire ubu buteshwa n'amateshwa none ushatse kuva hari igihe nyiri amateshwa je nati ku muda by'abagore narabihaye ni je ufite amateshwa ufite iteshwa itiku se mada wahamagaye ubwo buyobozi ufise buretse ufite telefone wamuhamagaye president cyane ufise bwo wajya wiruke je nirukase nirukanswe n'itari kuba umuntu abaye mu nzu mani amezi abiri agacabo cyatatu n'ikibazo nyirimo se nose ngo je nago nadi ufise mu muryango jewe ntabwo ushaka kunyishyura umva mu meri ese uriya mudamu we yakubwiye ngo iki wenda kugira ngo uze gufata n'umugabo uriya mudamu yarambwiye ngo umugabo niwe twagiranye amasezerano ngo niwe ugomba kunyishyura none nangiye kumushaka ko niwe warundangiye aho yagiye none se akunda none duhurira mu yakubwiye ko nge marisi uri kumva bitamufata yego ubwo rero icyo nifuzaga nuko mwamfasha nk'abantu mukamfasha nkamushyikiriza nibura ubuyobozi akanyishyura cyangwa banze wumve uyu ahantu mufatiye ni muri ya quartier hari inzu zawe cyangwa n'izindi quartier twamusanzemo nari mvuyeyo waruvuye cyambere nase uyu nguyu musanze mu nzu yawe cyangwa umusanze mu mihanda mwarigende kufatana mu nase kucufata umuntu mu muhanda umugabo ufite abana we nese bre yagufasha wambaye neza ugatinyuka ukamfatana n'abantu ukamuruza ariko waranyambuye kwambuye se uza amadeni genda ukuru mu mpinzu wamusose ugenda usora inzererezi zikazibwira ngo brother umugore mwabyaranye nuri kwita ngo ni inzererezi ngo ni mayibobo nambwiye ko afite abandi bagabo se basigaye birwa basambana bazigiye bakora ese madamu ko muri kumujijisha agenda ku mugore avuga ngo mugenda ku mugabo umugabo nawe akavuga ngo genda ku mugore mumva umugore azahora ku muhanda kugeza ajya nawe shyira mu nyurabwenge yawe kandi kare nabivuze ntabwo bye ni imitwe banyine je murabona nzajya nirwa mu itiku ngiye wajya ukamusoraza inde cyenda musoraje yarigeze n'umaka inzu Kigali none se reka kuki utamusoye uko byageze rubizi ngo je ko byageze je ndabizi ko abanyarwanda niba bizi naje gusura wewe none se ashaka muri kabaye sanga reka musohoka okay ngaho nivusaka je nta mafaranga jewe umugore wawe yambwiye yuko ari we wamushyize mu nzu urumva ukora mu mufuka urumva ngaho none ntabwo uri bwuncike uri kumva nongeye kumufata kwa muyobozi umfate ku muyobozi uri kumva ujye ujyana ku muyobozi ku muyobozi inkuru nanjye ndayikurikira ndamenya kuntu byarangiye ntago wanjye ese bure magenda kugeza ajya asudi yenda abanyarwanda bo barabizi sinshaka guhangana n'abagore kuba abagore yenda vugize ngo nitwe ako bure mwino minsi rero ibintu rimwe gaceka abagore urimwe baraguteye umwakupe ariko se wande ariko abantu bazajya baba mu mazu y'abantu badashaka kwishyura kubera iki kuki udashaka kwishyura Yesu we ese bure umva ugiye gutekereza iki mwana mwanya kutari mu maboko kwa mugabo we iyi nzu ngewe nyirimo ubu ngubu inzu ngewe sura ko iki nimba utayirimo ntanze kuzwa cyemura kino kibazo nimba umugabo mu rugo ntago bishoboka nimba umugabo uriya mugore cyemura kino kibazo uzi ukuntu ngiye kubikemura ndekura gato ndekura ngwere murekure gato ubeshye wongera ungure ese kuki umugore urikohoye ujye umukubite murasiga afugisha unuza byaranze wowe uri kuzana ngo ngamaze wino ujya gusohora uriya mugore wawe utari gufugisha ndase ndi gufugisha ndase amafaranga ndafite amafaranga ubu ndi gufugisha ndase Yesu we wino ujya kumusohoramo nta nesone wumva kugenda wambaye ubusa mu muhanda ubuye busa kugenda wambaye igifuwa wawe ndawumuhaye naje kwishyura uyu mupira wawe niwe uzanyishyura inzu umara gufugisha umwana use bundi yanzu ntago bishoboka Yesu we ibintu byose numva kuntu nabikemura bino bintu pe
iyo ni imyaka iri kubarira muri gereza. Iyo ni imyaka uri kurabara. Nshaka bigende bite. Hakubundi bite mwabaye mu. Nshaka bigende bite. Mwabaye mu. Ukama ngusembe basi. Ngaho babara none. Ntushaka bigende. Ese ko babarire n'ubundi wese madawe wowe have nkwereke. Ubundi ntakabaye gufata umuntu mu muhanda. Wowe genda ubwo buyobozi buhamagare. Uvuga ati jara umuntu yanyambuye yambereye mu nzu yankakunyishura. None uyu muntu nimara kumurekura gutya ko ari bugende nkamubura. Ahubwo nura mugore wanjye. None se ngo mubonye wamushatse. Uzi none njye mu rugo nkabura nk'ibintu byanjye. Nari ngiye kumushaka. Njye None wambere wasize umufungiranye. Wenda aramufungiranye sinzi kuntu wagiye kumwugururira n'iyindi mibare yanyu. Naramufunguye. Surika ngubeze. Ubundi reka renda nagaruke. Ubundi ujya guteza ubusaki wanje. Uriya umuzizi iki ngiye warambuze. Waraje urambura ngewe. Uri umugabo wataye urugo agenda. None se ubwo ngubwo wasanga rwaranaye. Wakwitahira. Urugo rwaranaye ngo narutaye. Wakwitahira koko. Mereza niyambare. Nguhaye gerayo. Kurenda we bre. Sha iyo ni imyaka uri kurabara. Sinzi nimba iri hejuru y'imyaka. Kubita umugore ko mvura umugabo. Henda abaho rugari. Nje. Asha kubita umugore. Nese mu kugenda wambaye ubusa. Sibyo wahisemo. Ntiwavuze ko wanyishyuye inzu yanjye. Baru abantu bubaka bafundi barubaka bakanabuka mu magana ngahe. Igishahuro wajya amezi 5 yose. Igishahuro banaye bakiguteye mu mutwe rero mu mutwe. Iyo bari kubaka naye barakubatse mu mutwe ku buryo ubura ubwenge. Baranyubatse niyo mpamvu ndi kukwishyuza. Ariko abanyarwanda ubundi mu mupira we turabicyahiriza umupira wanjye. Ese undi aragucika. Mereza. Arancika maze igihe kingana iki mbirukanka inyuma. Naze tugende ajye kugura. Ariko uraririmbye ngo 2035 ubu mfungisha ariko 20 gutiriya nzu ntago nyikodesha 60 ngaho kuba n'amezi 5. None se ko nabifite biragenda. Ntayo mfite. Hanyuma se warayabuze nibura uranshaka. Hako kukimushaka. Nimufashe umugore wawe ugafata umugore wawe uramfashaka nibura ngo mfite amafaranga narayabuze. Wahisemo gucika. Wahisemo. Madana nawe uravuga. Urabona urusatsi rw'arwa byarande ufite amafaranga. No ubusitari man. Ubusitari? Umusatsi warikara. Musigaye mubayeho rero. Wanyagushesheje. Mani wicika. Hasi ibintu birarangira ryari koko. Kabajari. Noneho ngiye kuzanya ubuzima bwawe nzabugendaho paka ubu tuvugana for now. Ibintu byo guheza bivuyeho. Ntarwo nujya no kuvuga neza. Uraba umupira wanjye cyangwa nawo? Nawo ngo ni wewe wawumpaye. Uraba umupira wanjye cyangwa nawo? Nawo nguha. Kandi ubwo watabuneye wararwa bagifise banandira duhura bazi biki gihe. Kundi ndamukinisha. None se bre urumva ko iyo nzu uza kumuyibamwe n'umugore akayibamwe utayishuye. Hasi ubwo ngubwo. Urashogize no kukurasha bureze we. Uriya mugore wawe mu nzu yanjye. Debera we. Cyangwa usabye no kuhosora uriya mugore mu nzu yanjye. Mama yake na yake. Amazu yanjye. Nkeneye amazu yanjye. Mama yakunyambika umubyeyi. Ahubwo ribaza ukuntu. Ngeze kuri kwambika umugabo umubyeyi. Nanjye ndi umubyeyi. Ngaho bikore. Umubyeyi. Bikore. Umubyeyi. Nje nago ndi umubyeyi. Teta yabyawe nande? Iminsi yawe urayizi. Iminsi yanjye? Nereza. Wande kujo. Nago ndi bukure kure. Ambara ariko sinkure kure. Mana yanje. Ese didi wahaba. Mana yanje ese numva ikintu nakora pe. Nese bre. Yaguhe umupira w'umuhaye. Yambara ariko simure kure. None pano yo yifatiye iki? Umwanya urayimukura yose. Umwanya urayimukura yose. Nyugwe. Yime. Yesuwe. Yime njya. Ipantaro imbere y'abana. Ntukakora ipantaro imbere y'abana. Uyijyana. Yime. Yime. Kibande kwa nigende. Ntago nakure. Niza telefone yawe mpamagara. Ubushemereza abayobozi bose ndagufashe guhamagara. Baguma umufasha. Yesuwe. Ndekura gato. Ntago nakure kure. Urashaka kwiruka nka wowe. Mana yanjye. Wewe unirukanka. Nko kode turebe ntuzenze. Wewe nirukanka. Arazikenyeye wa mugore kabisa. Usuri wawe umuntu wo kunyirukanse kuri ako gasa. Nimurumva ibintu biri burangire gute koko? Ese muragwana kugeza ryari? Akose ubumwebwe mwagemo. Yesu we. Arazikinyene. Pray. Press away. Aiwe. Pray. Iyi nzura yishura. Iyi nzura yishura iyi ngiyi. Pray. Oya, ngwino. Ngwino mwana ubanza ukemera bino bibazo w'umugore wawe. Cyo kuma nitaye ku buzima bw'umwana mwana. Oya reka. Asira mutamo. Asira buri mu bice wewe. Burarancitse.
hari ukuntu nakwivanga mu buzima je ntazi hari ukuntu naguma nivanga mu buzima ese nka buri mu bikikoko Lagenda kwishuriza amazu ndi umugabo wawe ndamugufatira agenda umuntu urabona ngiye mfite imbaraga zo guhangana n'umuntu w'umugabo kuriya nyine reka njye mu buyobozi nawe uramukura ko aramufasha abagore turi abanyantege nkeya guhangana n'umuntu w'umugabo ungana kure nyine nancitse ntubibonye se uko agiye ntubibonye none ubwo ko nawe nyari wakubeteje ufise imbaraga nyinshi zirangiriye he ntacyo reka njye mu buyobozi ubwo buyobozi utagiyemo kuva kare ubu ujya kutegeka ko ugiyemo ndamurega nibo bari busohora uriya mugore uramukura ko amakuru yamaze kuyamenya baramukura he barampa inzu yanjye barasohoramo uriya mugore ngo n'amazu yanjye yakodesha abandi bantu n'ubundi rega icyo nkeneye ni amazu yanjye ntabwo icyo nkeneye ari uyu mugabo oya icyo nkeneye ni inzu zanjye rese kuki wafashe umugabo mu muhanda utigeze ufata inzu yawe ngo uvuge ngo ndafashe inzu yanjye ugafata umugabo mu muhanda ntabwo uri kunyumva nakubwiye ngo nagihiwe mu rugo yego ndangije nsohora umugore yego umugore ambwira yuko ngomba gushaka umugabo kuko ariwe twagiranye amasezerano yego umugabo ngiye kumushaka mpurira nawe mu nzira niko kumufata kuriya none yaba ari we wari kumureka akaguca akagenda ngo ntabwo uri bumufate mu muhanda gucitseho ni cyo kintu ugiye gukora baramubonye we ari he kameraman ngwino nkwereke ibintu ntibiducike asi ikintu kigiye iki ngiki cyo ese nkubari hehe koko babantu murambeshe Mata baramenya ntukwitirwa mu rugo genda gace ntukwitirwa mu rugo kameraman je sinagerayo hariya Mata ubwo ni urugo rw'abandi je sinagerayo nta na kamera nagezayo sinumva kuntu nabigenza uramaze kubona umuntu akwitirwa hejuru y'amazu yiwe amaze kubona umuntu akwitirwa hejuru y'amazu yiwe hari umugani abanyarwanda bajya baca ngo umwana akubitirwa ku mazi yavomye nyina umwana akubitirwa ku mazi yavomye nyina yego bivuga nyine ngo nanjye nibyo bimbayeho ndi gukubitirwa mu mazu nubatse none se ubwo ngubwo ugiye gukemura iki koko ese ubundi wava iyo ngiyo mwana ukaza ubundi wava iyo ngiyo ukaza nta n'icyo ndiko ndanabona kandi usanga kinahungiye ahantu haca bagitabara Mada iki kintu tujya gukora ikintu cyo dukora tutabaza ubuyobozi byaba ari byiza byamfasha nta kindi cyo gukora none ubwo ngubwo ukumva ko wenda ibintu nibyarangira je wumva nzungukira hehe koko mwabantu wowe nanjye tujya mu giciro pe kugira ngo nkurikirane ibintu bibazo by'amazu yawe nanjye ngomba kugeraho ndungukira hehe koko okay ntacyo shakira ubwo buyobozi ndagushakira ubuyobozi cyane ntazo butuye cyane najye ubuyobozi bw'amazu yawe nubuzi naho abayobozi nkorera ubuvugizi sibyo abanyamakuru bamuzi ibintu byinshi bamuzi n'ahantu henshi ubu se ko wabashije kugera inaha ngaha niko nyene numvise ko bwamaze kwambikana hano ubonye nyene rero n'ubundi ntago wabaza ngo hayoberwe kuko ntawe uyoba ku manywa nkorera ubuvugizi bansohokere mu nzu zanjye ubundi bisigaye ninjye nawe Yesu uzanshaka none se wa mudamu w'amakuru wa mudamu wiwe wa mudamu se ntago ari yarakuviriye mu nzu cyane ntarayivamwo n'ubundi nawe ari mu nzu ese ubuhangayikira hejuru y'amazu yawe yaba yarayivuyemo njye nkirwa nirukanka ku mbobo nk'izi ngizi oya ntukite imbobo abantu wahaye amazu kandi imbere muri mbere bamaze kuba imbobo kubera ko batanyishyura none turahurira mu nzira nkamwirukankana nk'imbwa yirukankana ipusi Yesu we ibintu sinumva kuntu byarangira pe none se ubu cyo nifuza none tugera tuganiraho bukebuke kuko ubu ngubu urabona ko n'undi bundi iyo umuntu yarinze agenda akagendamo niyo yaba umuntu yaguhungiraho bizaba birangiye nta hantu wanamukura niba we yadurushije ubwenge ahungira ku bantu nkumva nta kintu na kimwe twagira nta kintu na kimwe twarenzaho none se ubwo wumve ko ibintu kamera ugira ntagire umwana w'abandi ushiramo uzavuga ko wamubyaye nawe nyene
urumva hari ibintu jewe ntaba numva ukumva ko wewe ugiye gutegereza igihe kingana n'icyo uzabona umugabo we oya leta yacu ni nziza nawe yabomora ahubwo jewe leta yacu ni nziza ikemura ibibazo by'abaturage uri kumva ninjya mu buyobozi byose birakemuka je nari nabanje gushaka abanyirubwite ngo tubanze tubyumvikanye tutagombye kwiteza ubuyobozi ariko ubwo babyanze sibyo erega ngiye burandi n'umuntu mwiza je ndi umuntu mwiza nagiye mfite amahoro nshaka ko banyishyura amafaranga yanjye tugakomezanya ariko barabyanga none rero ubwo babyanze genda jya mu buyobozi kandi nzi neza ko bari bugikemura ahubwo imbere yo gutekereza ibyo bintu byose imbere yo gutekereza kuvuga ngo uraje kwishuriza mbere yo gutangira ukaza mu buyobozi ntabwo nawe gutangira kujya mu buyobozi kuko n'ubundi mu buzima busanzwe iyo tugiye gukodesha ntabwo duhamagara ba mudugudu n'abanyesibo turagiye twumvikana na ukodesha n'ukodeshwa barumvikana bakagirana amasezerano hanyuma bakahana ibyo bagomba guhana yego hanyuma rero ubwo iyo byanze ahubwo mu gusohoka cyangwa atakwishyuye nibwo witabaza inzego z'ubuyobozi rero ndumva nta kindi nakurikizaho uretse kuba nagira gute najya mu buyobozi bakaza bakampa inzu yanjye nase wewe kugira ngo tuzabe duhari ibyo bintu uzabikora ryari uzabikora giheke reka nzahereje ntago ari kera kuko inzu zanjye ndazikeneye nzahereje rwose nta bantu mwe byo turi ko turareba ni ibi ngibi kabisa ntituzeho birangiriye umusore w'umuhungu adutsindije ayo yameze aradusize ariko nibaze ko bitazarangira uko agiye kuja mu buyobozi ndakeka ko nundi kwifatira umwanzuro wo kuvuga ngo agiye ngo kwihanira cyane kwishuriza bitaba byiza bwajanye n'ubuyobozi nto byaba byiza madareka nizere ko ugiye kandi urumva uruhutse mu mutima nta gahinda twaye oya ndagafite agahinda kenshi Yesu we kuko biba bigoye kuba wakwizera umuntu yarangiza akagukora ibintu nk'ibi ngibi uyu mu papa teta nkoze rero agahinda ko nikabura ako ntabwo busubire kugenda kugwanya umugore w'abandi oya ntago ndi busubireyo ngewe ngiye kugenda nisunga inzego z'ubuyobozi nizo zigomba kunkemurira ikibazo yego ndumva nta kindi nakora ahangaha rwose kuko niba ngiye nkareba umugore akambwira ngo reba umugabo namureba akirukanka nk'igisambo nta kindi nabikoraho ngiye kwisunga inzego z'ubuyobozi reka turangirize ngahanye n'undi ugende muri gahunda zawe nanjye ndi muri gahunda zanje aca nimero yanjye uzozimpamagara hageze ikibazo kiba uzurampamagara n'ubundi nzaguhamagara nkuko n'ubundi wari waje cyangwa nyandikire kuri WhatsApp ibaye ngombwa nta kibazo Yesu we ntabwo biba byorosha akiri nimero uzoziravugisha agize ikiba kabisa uzurambwira ati makuru ndayafitiye ku gihe umbwira tubanze tuniganire tumanze tumenye gahunda y'uko ibintu bipanze sawa sawa nandikeho nde andikaho Didier n'abantu mwe nta kintu numva nyene sawa sawa jenje muri zindi gahunda kuko hari amakuru hirya no hino umuntu agomba kugenda gutora nanjye mu kandi kazi ako nyene mbonye akazi kinjira mu kandi kazi n'akazi sinagahomba niyo mpamvu mba ngomba kuvuga ngo reka nkurikirane ibintu vuba ubu ngubu reka mve ngahako nizeza ko abantu mutuye Nyamasheke namwe ejo tuzabonana kuko ejo hari amakuru y'Nyamasheke mfise nayo nzabashikiriza ubwo ngubwo kiganiro nakagaruka ciao ciao